Akenshi na kenshi tugira gushidikanya kubo dukundana. Dore bimwe mu bimenyetso bizakwereka ko umusore mukundana agukunda by'ukuri bitewe n'ibyo agukorera. Ni mu gihe nashishikariza wowe kutwumva utarakanda kuri subscribe no ku Byamamare TV Show, ngo kanda kuri subscribe udukandire kuri like ndetse ube watwandikira no muri comment ku kindi kiganiro ushaka ko tugukorera, maze dukomeze kubana 5 kuri 5. Ni mu gihe rero twareba ibintu bigera kuri 3 byakwereka mukobwa ko umusore mukundana agukunda by'ukuri, agukunda ku buryo mwazabana. Ni mu gihe rero kandi nabibutsa ko ku munsi w'ejo bundi tuzaba tubaha n'uburyo wamenya umusore n'uburyo wamenya uko umukobwa mukundana koko agukunda. Ni mu gihe rero ikintu cya mbere umukobwa amenya ko umusore agukunda, ikintu cya mbere ni uko ahora iteka ashaka kugufasha mu bibazo uhura nabyo. Ni mu gihe rero impuguke mu by'urukundo zivuga ko abahungu muri kamere yabo habamo guhora bashaka gukemura ibibazo, noneho ibyo bigeze kuwo bifuza urukundo. Ni mu gihe rero amakuru avuga ko bahora bagerageza kuba aba mbere mu gushakira ibisubizo ibibazo umukobwa aba afite. Nuramuka rero uvuze ikibazo ufite muri kumwe kandi akaba agukunda, ahita atekereza ko yagikemura, akaba yakora ibyo n'ibyo utatekerezaga ko yashobora, kuko aba yifuza ko umubona nk'intwari yawe. Ikintu cya kabiri kikwereka ko umusore mukundana agukunda bya nyabyo, akubwira imishinga ye y'ahazaza. Ni mu gihe niba umuhungu akubwira ingamba z'ejo hazaza he, uzamenye ko ari we amahirwe menshi, uzamenye ko hari amahirwe menshi ko agukundira uko uri ndetse n'uwo ari we uti kuki, kubera ko ashobora kuba akubona muri gahunda afitiye ubuzima bwe buri imbere, akaba arimo kugerageza kureba ko nawe ushobora kuzinjiramo bigahura. Ikintu cya gatatu rero ni ukugufuhira igihe uganiriye n'abandi basore. Umukobwa, niba umusore mukundana atajya agufuhira, amenya ko atagukunda habe namba. Iyo urimo kuganira n'abandi basore haba kuri telefone cyangwa imbonankubone, umuhungu ugukunda atangira kubura amahoro, akajya kureba buri kanya yibaza ibyo murimo kuganiraho. Ariko iyo nta rukundo akwifuzaho, kuko ubona uvugana n'abandi bahungu nta kibazo bimutera, ahubwo ubona yirangariye mu bindi. Nibwo rero nakubwira ngo kanda kuri subscribe, like ndetse utwandikiye muri comment utwereka ko turi kumwe 5 kuri 5. Aho kandi nakubwira ngo ikindi wifuza ko tugukoreraho wacyandika muri comment, ubundi tukagushakira amakuru 5 kuri 5. Ari nako tubabwira ko ibisobanuro bw'amazina nabwo tubushaka. Niba ufite izina ushaka ko twagusobanurira, wayitwandikira tukagusobanurira, ukamenya ubusobanuro bw'izina ryawe cyangwa se ubusobanuro bw'inshuti yawe. Ndetse inzozi nazo tubasha kuba twazisobanura, tukababwira kandi n'utundi dushya ku by'ubuzima busanzwe bwa buri munsi.